Nubona ngiye kwibagirwa Yesu we uzanyibutse amaraso wamennye ku bwanjye uzanyibutse ni kenshi cyane satani anyongorera ashaka kunyobya anyereka ibyo nkwiriye gukora ariko bidakwiriye amajwi numva ni menshi ngo siko bizahora siko bizahora. Rero niho naririmbaga kuri iyo beat kuko nari mushyiriye iyo beat nyine ya Westlife, ariko narayandikiyemo amagambo ya gospel avuga ngo hari umugabo wambambiwe izina rye ni Yesu. Nyuma y'ayo makorosi ya studio najyagamo ugasanga biranze, uje mu rusengero yakubona uririmba ati ufite impano reka nzagusohorera indirimbo, ukamwirukaho umwaka ugashira ataragira icyo agukorera, kandi yabivugiye imbere y'abantu ngo uyu nzamukorera album, agufungiye n'amayira y'undi wakaba yagufasha. Mbona sinzabivamo, ndavuga ni kuki ibi bintu ntabyiga, nza kujya kwa Maji. Ariko ngiye nkavuga ngo kuri ubu niba ubona ikintu cyose uri kugikora nta nyungu kibonamo, byaba byiza niba watwaraga moto ukabona nta kivamo, jya guhinga inyanya niba ho hari ikivamo. Turi muri monde ya benefice. Yego. Ni ukuvuga ngo niba wicaye ahantu iminota 30 uzi neza ko ntacyo uri buhakure, uzi neza ko mu byo uvuga nta na kimwe kiri bwungura abari bubyumve, none se uhari ukora iki? Hitamo ujye kuryama usinzire, wenda uvuga uturiya mwanya narasinziriye. Amaji twigeze kuvugaho, abantu benshi bazi ko yahereye ku ndirimbo yitwa Uruhinja, ariko mbere y'Uruhinja Amaji the Black yari afite indirimbo yitwa Urupfu. Nanga urupfu mu rupfura buzima, ibintu nk'ibyo. Ntabwo ari abantu benshi bikundira ngo baze bihite byemera. Yego. Ndabanza ngaya abakristo muri rusange, kubera ko abava hamwe bakajya ahandi, surtout nk'abava muri gospel bakajya muri sekira, uruhare runini biterwa n'abakristo bagenzi babo. Aratahira kubwirwa ngo wakoze Imana iguha umugisha, which is not true. Pasiteri wenda arahembwa ku kwezi, hari ikitorero rimugenera, arabona ibya 10 n'amaturo, ariko wa mukristo ufite impano araza kore guhera ku wa mbere, banamuforce guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru yicayaho aririmba acuranga, ntibazi ngo yigate. Simvuze ngo bamuheke kuri byose, ariko biratangaje kubuzi neza ko pasiteri ugenda mu modoka ya miliyoni 80 mu rusengero rwawe harimo umunyempano ugufatiye runini, udashobora no kumwishyura, acurangira korari zose, repetition zose abazirimo, abayaho udashobora no kuvuga ngo uyu muntu tumuyishyurire yiga amategeko y'umuhanda, basi tuzamuhe n'akazi ajya atwara imodoka y'urusengero tumwishyura 100 ku kwezi. Iyo myumvire irahari. Yego. Uwo muntu ko kuretse ubuntu bw'Imana ntazavuga ngo iyi mpano mfite kukiri kumfana ubusa kandi hari ahizanyungukira. Israel mbonye nta hantu nari nabona ataririmba, ariko abenshi mu bashumba biriya bintu ntibabikunda. Yego. Abashaka kugumiwe, kandi none igisekeje kinatangaje kitari nacyo, wa mushumba ugasanga we arashaka kujya kubwiriza hose, kuki ashaka kuvuga ubutumwa hose, akumva ko umuhanzi we na korari itazajya kubuvuga ahandi. Ariko iki ngiki nkakigarukaho mvuga ngo biterwa nuko abashumba benshi baba bafite impungenge y'uko uriya muntu najyayo hakagira ibimukurura atazagaruka. Uzasanga we Steven turi kuganira, turi abavandimwe uri bro wanjye, kuko twakuriye mu itorero X, ejo nimpindura nkajya mu rindi ntazongera kuhamagara ngo nyitaba, ubwo ntago tura tukivindi, kandi itorero ngiyemo ryemera Imana. Ni ukuvuga ngo rero hari ukwikunda no kwikubira cyane. Ingo nyinshi zugarijwe ubu ngubu n'amadivorce, ariko hanini biraterwa n'icyo kintu, kubera ko pasiteri wanjye arashaka ko nshakana n'umuntu wo mu itorero ryacu, kuko gukunda gahita z'icyumweru kimwe namara gushingirwa. Birashoboka ko mu mikundire yanjye ni ibyo nkunda, nta mukobwa ndi kubona wujuje ibyo bintu mu itorero ryanjye. Niba njyewe nakunze umukobwa wo mu itorero C, njyewe nsengera mu itorero F, icyakabaye ntugusuko twageze uwo mushinga ku bapasiteri bacu bakareba ubuhamya bwanjye aho nsanzwe, bakareba n'ubuhamya bw'uriya aho asanzwe, babona ari nta makemwa bakabiha umugisha, tugahitamo aho tuzasezeraniraho, ubundi bakadushyigikira. Murakoze cyane, kandi mwongeye gukora indi nshuro yo kwita kuri gahunda n'ibiganiro bya Divya Family TV. Uyu munsi twagize urugendo rutari rutoya, twasuye umuryango w'umugabo, umupapa wamenyekanye cyane mu itangazamakuru, mu buhanzi, ndetse uyu munsi akaba ari umuproducer. Mugabo, mbese muraho? Muraho neza. Abagukurikiye
wabibwira murakoze cyane Divya Family TV. Nishimiye kuba mpawe uno mwanya kugira ngo tuganire. Udukurikiye nitwa Nsengimana Jean Claude. Ayo niyo mazina ababyeyi banjye banyise, ni ari no mu byangombwa byanjye. Ariko hari izina nakuranye rinda ari naryo abantu benshi bazi rya Jimmy. Ni izina niswe nkiri umwana mutoya, ngitwa naryiswe na grand frère wanjye. Nabyo ni indi histoire ndende, wenda turaza kubigeraho, ariko muri rusange nayo mazina nibutse hafi: Nsengimana Jean Claude, Jimmy. Hari nandazamo bitewe n'impamvu na yandi. Yego. Uyu munsi Jimmy ni muntu ki? Jimmy nabonye izuba ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'1986. Urumva ko ndi gusaza. Jimmy rero ni umunyarwanda. Navukiye i Kigali i Kanombe, ahitwa mu Kijepe i Nyarugunga. Kuri ayo matariki navuze. Kuri ubu rero Jimmy ni umugabo ufite umugore n'abana 3, abahungu 2 n'umukobwa umwe. Muri rusange Jimmy ni uwo. Nkaba ubu ngubu ndi umuproducer ukora indirimbo mu buryo bw'amajwi, ariko nkaba n'umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana. Yego. Uyu munsi tugize amahirwe yo guhura nawe uri umupapa. Mu bihe byashize ukiri umusore hari ibintu wamenyekanyemo, hari ibikorwa by'indashyikirwa wamenyekanyemo. Kimwe cyo nuko wari umuhanzi, uri n'umunyamakuru. Nubwo gushinga umuryango byagusanze mu itangazamakuru, ukaba n'umuhanzi. Uyu munsi hari abantu bazi Jimmy Claude nk'umuririmbyi, akaba n'umuramyi, mbese mu bintu byinshi. Watwibwira nk'umuhanzi niba bikirimo? Okay, murakoze cyane kwivuga nk'umuhanzi. Tuba tuvuga kuririmba. Yego. Mu ndirimbo bagiye bamenya hari nk'iyitwa Uzanyibutse. Nubona ngiye kwibagirwa, Yesu we uzanyibutse amaraso wamennye ku bwanjye. Uzanyibutse. Ni kenshi cyane Satani anyongorera ashaka kunyobya, anyereka ibyo nkwiriye gukora ariko bidakwiriye. Amajwi numva ni menshi amwati yegwa ndi hoya hoya kubw'intege nke nka Jimmy. Nkabura iryo numva niryo ndeka, nyamara hari icyo nsaba mwami, icyo ngusaba wowe wandemye. Juma guhora nibuka aho wankuye naho ungejeje, bityo mbashe guhitamo ijwi rimwe muri menshi numva, bityo mbashe guhitamo. Nubona ngiye kwibagirwa. Jimmy no. Iyi ndirimbo yitwa Uzanyibutse. Hari n'indi ndirimbo abantu bakunze cyane ivuga ku bintu by'abantu umuntu ngo ari ku muhanda adoda agira siko bizahora. Yitwa Siko Bizahora. Iyo ndirimbo hari Siko Bizahora, ivuga ngo siko bizahora, siko bizahora. Hari herezo nshuti y'ubwo buzi muri gucamo. Komeza wizere Imana kandi uyinambeho, mu gihe gikwiriye uzavuza impundu kandi ushime. Urakoze cyane. Ariko rero biracyarimo, sinzi impamvu uri kujya ugenda ujya kure, ahubwo ko umuntu ava mu bintu niko abirushaho kumufata. Ntabyo navuyemo. Urahari? Ndahari wese. Ndahari wese, nuko wenda rimwe na rimwe inshingano zigenda ziba nyinshi, ukisanga niba wari uri umunyeshuri ukaba wenda hari igihe waba ugomba kujya ku ishuri, ariko ukisanga wenda n'umuvandimwe yarwaye kandi ugomba kumurwaza. Hari igihe wigeze ukorana amakorabo n'abandi bahanzi benshi, harimo ba Asa, ba Bruce Melody, nk'umuhungu w'iwanyu Kanombe. Abantu b'i Kanombe mumeze neza?
tumeze neza gukora bo narazikoze harimo uwitwa Asa hari uwitwa Bright Yego. arazwi cyane w'umuraperi Mm. muri gospel basigaye aba hanze y'u Rwanda ba muri Canada. Yego. Asa we ni umuvandimwe twakuranye. Yego. Kuvuga umuvandimwe ntago tuva indimwe mu buryo bw'amaraso ariko twabaye inshuti kuva mu bwana Yego. kuko twisanze papa we na papa wanjye bakora imirimo imwe ubwo ndi kuvuga Asa mama na mama wanjye mama we na mama wanjye nabo bakora imirimo imwe. Yego. Ubwo rero ababyeyi baba inshuti natwe twisanga turi inshuti nk'abana. None tuza no kwisanga mu rusengero twasengeragamo nk'ibi Kigali rwitwa Living Word. Twese twari turi muri worship team dufatanya rero iyo mirimo. Rero bikanyorohera guhuza na Asa no gukorana indirimbo twakoranye ibintu byinshi. Wenda ubu nuko ubuzima bugira gutya umwe bukamujyana iburasirazuba undi bukamujyana iburengerazuba. Hari harimo witwa Musabe Dieudonné we ni wo mu itorero ry'Abadventiste. Hari harimo witwa Muriho. Twagiye dukorana byinshi. Warukomeje no kuri Bruce Melody hari indirimbo twakoranye muri za 2014 ijya ku uwo mwaka ujya kurangira. Ninjye wayikoze bari baje Karungi mu gitaramo duhita tuyikora ari kumwe na JC. Ndumva nagiye nzikora nyinshi. Hari korabo nakoranye n'Umutare Gabi kuko nawe yasengeraga kuri church nabarizwagaho mbi Kigali. Ni nyinshi yego. Byari byiza cyane mu bihe byawe by'umuziki ku buryo hari igihe umuntu kigera agakora umuziki ari wo arimo. Hari n'igihe awufatanya n'ibindi bintu byakwegera imbere ibintu bikamufatana nawe. Uyu munsi ufite inshingano zo kuba uri umupapa ufite umuryango, gahunda z'ibitaramo no kutinda cyane muri entertainment ikaba nkeya kubera ko wenda hari izindi nshingano tutaragera ku ngingo y'ukuri umuproducer. Hari indirimbo mwigeze mukora nkeka ko ari ukwisubiramo. Sinzi groupe yo hanze yigeze irimba ivuga ngo hari umugabo wambambiwe izina rye ni Yesu. Ni indirimbo ya Westlife. Yes, Westlife. Ivuga My Love. Yitwa My Love. Buriya benshi mu baririmba uganiriye nabo batangira benterprete indirimbo z'abandi. Yego. Nanabikonseye abandi ntubitindemo ariko iya ndirimbo wamenye ya Steven, ya ndirimbo wamenye ya Simon Kabera, ya ndirimbo wamenye ya Tonzi. Iyo uyizamukiyeho ukajya ugerageza kugenda nkawe hari igihe biguharurira inzira. Njyewe na Asa wigeze gukomozaho twakunze kujya dukora ibyo bintu. Iriya niyo nakoze ndayirecording ariko nayo byari intambara nyinshi kuyikora kuko ndibuka ko nagiye kuyirecording ahantu bambwira ko data zabuze. Finally mwebwe iyo mwamenye ninjye waje kuyirecordingira nyuma. Aho ngaho wenda naho turaza kuhagera ariko byari intambara zikomeye kuko mu bihe byacu dutangira kujya mu studio zari nkeya barambabarira kuvuga ibi noneho n'uwugannye akoramo ugasanga n'umuntu wiyemeye muri terime yumvikana cyangwa se wazamuye ibiciro. Ndibuka ko nge nasa hari umuntu wadukunze yiyemeza kudukorera album y'indirimbo 7 aranazishyura hari muri 2005 2006 gutyo. Ariko navuga ko kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi ubwizo ndirimbo ndacyazitegereje. Kuzitegereza nuko ntazo nigeze mbona ariko nta nizo nzajya kwishyuza. Icyo gihe rero twavaga ku ishuri tuba muri interna nje nigaga ku Gikongoro aha muri secondaire nyine nari ndi nko mu wa kabiri mu wa mbere gutyo. Noneho Asa nawe yiga i Butare ndumva ari i Nyanza muri ibyo bice. None twaza muri vacances twasubira kwa producer urabona hari ukuntu barasize wenda ukoze beat ugashyiraho na record wenda bibikeya wenda utegereje kuzasubirayo gukora nka baking cyangwa utundi tuntu dukeya. Twagerayo bati turatangira A0 kubera ko twara formasi. Icyo gihe yaba nge yaba Asa nta numwe aruzi ibintu byo guformata ibyari byo. Icyo gihe rero ibyo bihe twabibayemo bikomeye ni naho rero nagize igitekerezo. Nari mfite indirimbo nyinshi ngewe nakoze nanditse ariko ntafite uburyo bwo kuzisohora muri studio kuko nta bushobozi nari mfite. So naje gutekereza rero nshaka music byari bigoye YouTube byari bigoye kuyibona sinzi uko naje kugwa ku muziki wa My Love. An empty street, an empty sign, inside my high. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Ako kazi ki ndakumva yari indirimbo ikunzwe icyo gihe hari igihe cyabari click bari gukora production cyane ugasanga indirimbo ziri gucaracara ziri gukinwa nkuko uyu munsi twumva ni click nawe wari uri ku ntebe icyo gihe. None ngewe click production ndumva shora kuba karavuzwe n'umuntu witwa Paxson niba ntibeshye.
noneho njyewe nkakora uko nshoboye ko mfite nosiyo kuri piano hari ibyo nkora bikeya muri eglise niba dufite repetition saa 10 njye nkakora uko nshoboye saa 8 nkaba ngeze kuri eglise ngafata piano niba hasohotse indirimbo amayobera nkagerageza gucrea beat ku buryo umuntu ari buhinguke hariya akumva ko ari amayobera niganye akaba arimo akantara tata tata bigoye uwo muziki rero naje kuganira n'umuntu Junior Multi System Imana imuha umugisha yaramfashije pe nubwo mugenzi we bakoranaga byaje kurangira hari iyo ndirimbo nayo ntayibonye ariko Junior narabimuganirije ndamugani ko hari akaririmbo mfitiye umuziki nawe nibwo yarari kwiga production araho bakoreraga hari iremera mu Giporoso birangira nyemereye njyayo ni mugoroba arandikodinga ebana nta bintu byo kuvuga wenda ngo ndasubiramo ndagira nte kuko twari dusanzwe tuziranye nyine njya kuhakorera ibindi bikorwa Junior yemera kundikodinga rero niho naririmbaga kuri iyo beat kuko nari mushyiriye iyo beat nyine ya Westlife ariko narayandikiyemo amagambo ya gospel avuga ngo hari umugabo wambambiwe izina rye ni Yesu yemeye gupfa azira wowe nanjye yarakubiswe yarababajwe yarashinyaguriwe arihangana kugira ngo mborwe niyo mpamvu muririmba nkamushima kubw'imirimo yakoze ari njye wacungura n'inshuti dahemuka bikagenda gutyo so ubwo rero twari dufite n'izindi twari twaragiye dukorana basa nk'indirimbo yitwa ya Mike Anton ivuga ngo ntago mise nyibuka neza ariko twari dufite nyinshi twagiye duhindura ubwo tukagenda tugendereza abarakeri zaba mbese twakundaga zira ndirimbo zahitingaga cyane cyane zo hanze y'u Rwanda tukagenda tuzandikiramo ibyacu bya gospel ariko tugiye muri iyo melody yabo ngabo ubwo bwari uburyo bwahashize bwo kugira ngo mwisanishe n'umuziki w'abahanga kugira ngo muzamure ubumenyi bukeya businziriye muri mwe kugira ngo upgrading urakoze nabyita ko ari ko byari bimeze kuko mu by'ukuri izo ndirimbo zari zikunzwe yego ubu urabona uyu munsi uraca ahantu ukumva indirimbo za Ambassadors uraca ahantu ukumva indirimbo za ba Kenisol zaba Bruce Melody zaba Christopher zaba Bushari icyo gihe nta bahanzi benshi bari bahari mu Rwanda yego wasanga ba Tom Close niyo myaka nabo twari turi kubamenya hambere yaho hari abitwa ba Ben Kayiranga ariko muzika nyarwanda yari ikiri ku rwego navuga rwo hasi ugereranyije wenda nahigeze uyu munsi rero biragoye ko hari abo mu Rwanda benshi twari dufite bo kwigiraho indirimbo rero zacurangwaga cyane urabyibuka ko hari igihe cyageze inkongomani zifata u Rwanda zitaburanye aho uciye hose ukahumva efrakata barakoraga ariko barakoraga icyo gihe rero iyi mikorere y'abahanzi b'uyu munsi biwacu ntabwo yari yakajyamo umurindi n'imbaraga nk'ibihari uyu munsi ku buryo bavuga ngo uzabo bahanzi nk'abo twatondora uyu munsi nta bahanzi benshi abari bahari bari barafiki style zabo rero z'igipende za coga style ukumva we nago uri bupfe kuzijyamo cyane sirtu ko twari n'abantu bo muri church ariko ukumva turimbo twaba arakeri barakeri ninza kwibuka ndayikubwira hari indirimbo twari twarahinduye muri ubwo buryo nayo ya arakeri nyinshi zari nyinshi bwari ubwo buryo rero urakoze cyane ayo mateka ni ingenzi cyane kuyumva nkanjye ndetse no dukurikiye yayumva uwo yari we Jimmy mu myaka yahashize nyuma rero uza kuva i Kanombe uramanuka uza mu burengerazuba utazanywe na production cyane uzanywe ushobora kuba waruzanywe na production kuko ndabyibuka kera muri BNG nibwo nge nakumenye uri umukozi wa BNG record uza gukora umuziki uwo ukorera abahanzi hano muri kano gace duherereyemo nta baririmbyi benshi bari bahari ubwo kwari gucungana n'amakorali n'abahanzi bavumbutse muri rubanda giseseka nyuma y'icyo gihe wabaye umunyamakuru uzamurana impano zo mu studio no kuzifatanya no kuzamura aho wari ubonye uruvugiro nabyita kuri radio ufasha abahanzi benshi ari abaririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza ndetse n'abaririmba indirimbo z'ubuzima busanzwe niye mbogamizi waba warabonye mu gufatanya akazi k'itangazamakuru n'ubuhanzi murakoze wenda mbere yo gusubiza icyo kibazo ndahera kuri iki njyewe nzi Karongi
yari inshuro yanjye ya mbere mpakandagiye na hano nari uyu munsi tuvugana uturere twose tw'u Rwanda nta na kamwe ntarakandagiramo ariko uwo munsi nza hari 2012 mu ntangiriro z'uwo mwaka ndumva hari mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu nerekeje Karungi nari nzanywe no gukora production ntago iby'itangazamakuru nabitekerezagaho nararikundaga ariko sinari nzi ko ariho hantu hazatuma iyo mpano yanjye abantu barushaho kuyimenya nkuko bayimenye ndi umunyamakuru hari umugabo witwaga Bosco ntidendereza ndanamushimira cyane numwe mu baririmbyi ba korali Sinayi n'abatekinisiye bayo Bosco ntidendereza wo muri yo korali Sinayi barayizi yarimbye akamanyu k'umutsima izindi ndirimbo zitandukanye iyo korali niyo ahantu kuri ADPR hitwa ku Kamashashi yego ahi Kanombe iyo korali Sinayi rero yaririmbagamo bashiki banje babiri none urumva njyewe na Steven tubaye turirimbana cyangwa na Pascal turirimbana biroroshye ko connection yanjye nawe ishobora koroha yego rero uwo Bosco kuko yari umwe muri abo bagize korali Sinayi hari ubwo yazaga mu rugo aje kureba bashiki banje wenda bapanga ibya korali ndibuka ko ngiye mumenya ari umupapa bashiki banje nabo hari bari baramaze bari bakira abakobwa abandi ari abadamu ariko nyine namumenye byubakiye kuri bashiki banje kuko babaga muri korali imwe hirya y'ibyo ngibyo nanjye mbere nkaba narabaga muri ADPR aho kuko amashashi narahasengeye nubwo atari igihe kinini ADPR nabayemo cyane n'iyicyangugo aho nigeze kuba kwa nyogokuru ubwo za Rusizi kuko kavukire ya mama wanje na papa ni Rusizi ariko bagiye gutura i Kigali muri 1985 nge ndanahavukira ndanahakurira so nkaza 1997 muri uwo mwaka nagiye kubi Rusizi mba kwa nyogokuru rero ADPR nayibayemo cyane mbi Rusizi ngarutse i Kigali nabwo nkomereza aho ngaho ari naho namenyaniye na Bosco bitari cyane ko nge narakana ariko tuza kongera guhurira muri studio yitwaga Black Gang wigeze ukomoza kuri ba Bruce Melody twarabanye mu kajagari n'abantu pe twasangiye utuntu twinshi buriya nge mpuye nawe n'ubu tujya tuvugana yaba kuri telefone we Amaji de Black Piano de Grooveman uwitwa Fazo uwitwa MK abo n'abantu bagiye bafite ibikorwa bazwiho uyu munsi muri industry y'imyidagaduro wenda nabo mpise nibuka ariko hari n'abandi ngize uwo mvugana nawe muri abo nkamubwira ati mani nta butaka se wowe ushobora kwibwira ko ari ubutaka busanzwe ariko ibyo terime we umwe muri abo mubiziranyeho hari igihe wisangaga wenda wowe ufite nka 500 mu mufuka bo rwose bakubititse nta kintu bafite akaba ari uwo munsi nyine ubamenye ubwo ubutaka hari ahantu twinyabyaga tukajya gushaka ubutaka ubwo ni wumva bwa sensa nta nibanga ririmo n'ahantu twajyaga kurya nk'agafiriti karaho k'amafaranga make tukabyita rero ubutaka amajana urumva amafaranga nka 500 ya za 2010 yari menshi ugereranyije n'aya ngaya rero twabanye muri ubwo buzima Amaji de Black rero yaje gutangiza agastudio atangiza agastudio kitwaga Black Gang noneho ngiye ko najyaga ncuranga piano ku rusengero Amaji mumenya kuko yiganaga na petit frère wanje witwa Mirasano Eric yabona nkunda ibyo kuririmba kandi atari ko ari umutipe twigana wasohoye indirimbo ese wazamwegera akakubwira inzira binyuramo byo mu studio nawe ukazajyayo tukajya twumva indirimbo zawe ku maradiyo ubwo petit frère abarandabuye ariko Amaji sinari imuzi icyo gihe yanitwaga Amani Hakizimana Amaji bitaramamara cyane so yaje gutangira ku gastudio ahantu kabaga mu kajagari nanjye nkajyayo urumva iyo ufite ibintu bikwirukamo ushakisha ukuntu watobora ngo ugera ahantu ibyo bintu bikorerwa Amaji rero nyuma y'ayo makorosi ya studio najyagamo ugasanga biranze uje mu rusengero yakubona uririmba ati ufite impano reka nzagusohorera indirimbo ukamwirukaho umwaka ugashira ataragira icyo agukorera kandi yabivugiye imbere y'abantu ngo uyu nzamukorera album agufungiye n'amayira y'undi wakaba yagufasha mbona sinzabivamo ndavuga ni kuki ibi bintu ntabyiga nza kujya kwa Amaji nta piano yahabaga nta sound card mbere yari studio y'icyo gihe ariko yo kwirwanaho hari mashini hari karaviye twakoreshaga ibintu byitwaga antifu Amaji abonye aka kantu yabyibuka ubwo ni nkako kari nka sound card ariko niwe wari warafashe utuntu araduterateranya
ariko yari yarize electronique na mbere amaji ni mubi cyane amaji ni mubi Wowe cyane urumva ibintu akora bya- amafirigo n'uyu munsi ajya abyivugira ubwe Eh, ni n'umwe mu bahanzi nabonye byorohera guhita atanga nimero ye ati uzampamagare kuri iyi nimero mm, ni nimwe mu manimero nzi mu mutwe mm, kuko iroroshye kandi yanabaye boss wanjye eh, ndamushimira so mm, naje guhurira rero n'uwo Bosco navugagaho aho muri BNG akahanyura mm. we kuko yarasanzwe anzi azina ba sister ubwo niyo bita Black Gang ya Maji Black yego. Gang Studio Eh, kajya hasi ka Kanombe eh, So, Bosco rero akajya haza nawe nk'umuntu wakundaga ibyo bintu mm, ariko nyine yari studio ibamo abantu b'urubyiruko mm. batwebwe nyine Gangs. ngewe urumva yego icyo gihe nari ndi kwiga nko mu wa gatanu secondaire mu wa gatandatu Mm. niho hantu rero nahuriye na Bruce niho hantu nahuriye na Piano de Grooveman Piano we twari dusanzwe tuziranye ko nawe yacurangaga mu rusengero rundi yacurangaga mu rusengero rundi ndabyibuka rwitwa Military Church yego twari twegeranye nk'uko urusengero rwaba ruri hano urundi ruri hariya hakurya biza kurangira rero Piano twajyaga duhura korari yabo wenda yaje kudusura cyangwa twebwe yacu yagiye gusura aho ngaho ku rusengero rwa ba Piano we twari tuziranye finally noneho haza kuzamo n'uwitwa Fazo yego Fazo big producer akaba yarigaga ahantu ku kigo ahantu hitwa kuri Efoteke na Jay Polly yarahigaga Mm, noneho nge bakantumaho nk'umuhanzi ugiye kuririmba mm. Fazo buriya ari pasiteri imbere Eh, pasiteri nyine bimwe byo mu eh, banyeshuri mu kigo ukordona wenda abantu Eh. bo mu myemerere kwa kundi ushaka kumva ati runaka ni pasiteri w'abadive w'abaprotesta gutyo Fazo rero nawe ni urwo rwego yari ariho ngero nabaga ndi Yarashinzwe. umutumirwa aho ngaho kuri icyo kigo ariko nkajya yongeye kuririmba Fazo rero nawe akaba ari aho ba Jay Polly barahigaga Fazo akajya anyuzamo nawe akazaho kuri Black Gang urumva havuye Bruce Melody Piano nawe aza kuhisanga hari na Fazo nuko igikundi cyagiye gikura ubwo rero Bosco yahansanga aho ngaho ntidendereza akambwira atari kuko mfite umushinga wo kuzakora studio hari icyo bitwaye rimwe dukoranye twazakoranye nanjye numvaga mfite inzozi zo kuzagira studio nkaba producer nta nubwo nabitangiye numva nshaka kuzakorera abandi yego numvaga ari kugira ngo mbimenye nge nikorera imvune nahuriraga nazo muri studio zizaba n'indirimbo zaburiwe irengero yego nibura nanjye ide zizanzamo nzazikora uko mbishoboye ariko ni kujya gushaka abantu umwaka ngo ushire imyaka 5 utarabona ikintu yego Bosco rero akajya mbwira ibyo bintu kenshi ariko bigeze aho birarambirana ndavuga nti banzi uyu muntu nawe bari kuntekaho imitwe niko nibwiye finally rero ariko nza gusa n'ubyiretiyemo gatoya kuko mama nari nsigaranye papa wanjye yapfuye mfite imyaka 7 ishyira 8 hari imbere gato ya genocide mama nawe rero ndangije secondaire 2008 nawe arapfa Paul njyewe rero nabije kugera igihe nka za 2006 na 7 mbigendamo gake kuko naravugaga nti umubyeyi nsigaranye n'umwe ari we mama kandi ubushobozi mbona afite ngewe ndi umwana wa 7 mu bana 9 ntago ari bwinshi bwo kuzabasha kutwitaho icyaba cyiza nuko nakwiga bikazamfasha bikansunika none ibi by'umuziki nkabigarukamo nyuma yego nuko nabigenje production mba nkuyigiye ku ruhande focusinga mu kwiga ubwo narangije secondaire ngira amahirwe mbona bourse ya leta nkomeza muri kaminuza Rukara College abo twiganyeyo iby'ubwarimu ndabasuhuje uri umurezi ndi umurezi wabyize ariko akabikwepa njya nibuka umunyamakuru umwe witwa Ayabapore nawe ndamusuhuje rimwe yigeze kunkoresha interview ndi ku Isango Star niho yakoraga arambwira ngo ubuse ko wize ubwarimu ukaba warabukwepye ukajya muri production ngo ubu ntiwahemukiye igihugu ngo buri yansenyarate ako kantu njya n'umwansenya warase ariko naramusubije ndambwira uko biri kose ntago abantu bose nyine bakomeza ngo bakora ibyo bizi birashoboka ko wabona n'indi mikorere ukabikomeza byaje kugera igihe rero naravuye ku ishuri aho Rukara College ndahava nkora stage ahantu hitwa muri Aperwa ikabuga nyirangije igihe nari ndi mu rugo uwo Bosco nibwo yampamagaye yego arambwira ati ndashaka ko ya gahunda twapanze tuyisubukura ubwo ngeze none igihe nazaga i Karongi nari mbanje kunyuramo ukuntu byagenze mbere Bosco rero yampamagaye nanjye hari udukoresho tumwe nari mfite twa studio narabitangiye kubipanga nari mfite piano nari mfite sound card
nari mfite n'utubafure ariko nta mashine nari mfite ndumva nta na mikrofone nari mfite noneho Bosco we yari yaraje nta kubona umu IT yakoraga ibintu bya IT hariya ku rukiko ahantu hitwa Inyamishaba none aravuga ati hari ahantu banjyanye gukorera kandi nabonye ari igice dushobora gufonda tugakorayo studio ati wafashe ibyo bikoresho ufite n'ibyo mfite tukabihuza tugakora studio yego nuko naje Karongi nzi Karongi nta muntu nzi numwe uretse Bosco mpasanze yego nawe kandi weekend yarageraga agataha akajya i Kigali kureba famille usanga ahantu hitwa Inyamishaba turatangira studio turakora nicyo rero cyari kinzanye ntaje kuba umunyamakuru naje nje kuba umuproducer nyuma y'urugendo rurerure rwo kugera muri Benji warahereye iyo hirya muri Black Gangs kugera ubu ngubu no kugera igihe wagereye muri Benji waje kuva muri Benji winjira muri Apex oya cyangwa wabanje kuri radio oya Apex yaje ngewe naramaze kuba umunyamakuru yego kandi mbere yuko njya kuri radio navuye muri BNG ni impine z'ibindi bintu yego kuko uwo muntu tumenya nabyo nabivuga studio yaramaze gushyira mu mutwe yuko azayita ubuntu record ndavuga ariko ubuntu iyo studio ibaho kubera ko abazi indirimbo za Dr Jack amahirwe ya nyuma ya ba Deben ngira yego zira zakorewe muri studio y'umuntu witwa Morix n'uyu munsi aracyakora iyo studio rero yitwaga ubuntu hakoramo witwa Dr Jack ndavuga rero n'uyita ubuntu urabushishuye uraba wiganya abandi bantu kwa mazina ari menshi warebye irindi zina k'ubuntu ihari biramugora kubyumva ariko ndamukonvenka ndamubwira nti uzashaka indirimbo yitwa mbwira yego ushaka izindi ndirimbo ngenda mubwira amazina uzumva bavugamo ubuntu record ese ntuzaba wiganye yego arabyumva none kuko yari yarabisetinze mu mutwe kubona irindi zina biramugora ariko naje kumubwira nyamara gutya na gutyo ubihinnye gutyo ukabigenza gutya byari izina biza guhinduka BNG by'ubwo ntago mbyinjiyemo ubwo nabishaka zabyivugira so ubwo rero navuye muri BNG twarakoranye igihe kinini ndanamushimira niho hantu navuga ko nabone experience ntoya kuri production yaje yiyongera ku rufunguzo nayo narahawe na Black Gang kwa Maji the Black aho hantu rero najyagayo nihishe kubera ko muri Black Gang najyagayo nihishe nyuma y'urupfu rwa mama hari ahantu nabaye muri famille gutya gatoya mu bantu bari inshuti za famille ariko sinahaba nisanzuye kuko na abantu batanyemereraga kujya ahantu henshi kuko nabaga ndi mu mirimo yego ibyo nabyo ni indi histoire ariko uko byamera kose nshimira Imana ko nabibayemo gutyo kwa Majiro kubera n'ubwo buzima nari ndimo naje kuhamenyera niburi byibanze ariko noneho gusa n'ubikamirika nibyabereye muri BNG kuko niho nari main muri production aho ngaho ari nge producer urimo ninge rero wabaga ngomba gukora buri kimwe muri BNG navuye muri BNG rero njya muri The Click Music ariyo yanjye nari ntangiye ko twarakoranye igihe nza kugera igihe ndamubwira nti rero ndi kubona bizaba byiza ko nikorera sinari mfite uburyo icyo gihe ariko narahigahize ngira udukoresho tumwe mbona ntangira kwikorera rero waruvuze utese wavuye muri BNG ujya kuri radio oya ahubwo nagiye kuri radio kuba umunyamakuru nkora no muri BNG nkiri no muri BNG noneho ubwo nza gutangira kwikorera ndi n'umunyamakuru yego nuko byagenze urwo rugendo ntago ari rugufi waruhuriyemo n'ibintu bitandukanye bikongerera experience kuko experience ni ihuriro ry'ibintu umuntu aba yarashyize ku murongo bitari biri ku murongo warakoze cyane wafashije abahanzi waba ukiri muri BNG waba uri muri The Click waba nyuma waje no gukorera Apex uri n'umunyamakuru nyuma wongera kugaruka muri The Click ubu uyu munsi iri mu kazi ndakeka ko ubu noneho iragerageza ubu ngubu noneho iri mu kazi hirya rero y'ubuzima bw'ibyo hagati mwaho ngaho uri umunyamakuru ukiri n'umuproducer aho hirya ndakeka ko hajemo igikorwa cyo guhindura status yarahindutse urashaka ugira umuryango uyu munsi umuntu yagira amatsiko akavuga ati Claude Jimmy waciye mu ngendo izo ngizo zireshya gutyo noneho bari hamwe ari gukora muri The Click
akora yubaka n'umuryango nenge kuvuga ngo gukora umuryango unakora n'umuryango ubu ngubu declic niho ubarizwa. yego Nashaka kukubaza ku kintu kijyanye n'abanyempano muri kino gice muri gukoreramo nka declic, ukaba ukirimo noneho nk'umuproducer, ukaba n'umuririmbyi hato na hato mu gihe byabaye ngombwa. Uyu munsi Jimmy nk'umuproducer, hari abahanzi bihiringa ngo bashake ikintu bageraho especialement kuba gospel, ku buryo nk'urubyiruko dufite n'abantu baririmba ahura n'umuntu akavuga ati rero wajya muri sekira niho hari akantu, undi nyine bamwe bakaramya bashaka kubikora nka business. Wowe waririmbye igihe kirekire uguma muri touch ya gospel unayistragolingiramo, uyu munsi uracyayirimo, uranacyanafasha n'abakora gospel na sekira gushyira ibihangano byabo hanze. Ni cyo kintu wabwira umuhanzi uyu munsi uri gutangira mu muziki ariko akaba ashaka yuko uwo muziki uhita ubona beneficiaire ubyara inyungu? Murakoze cyane. Uyu munsi kuba turi kuri Divya Family TV ntago byahubutse mu kirere ngo byiture hasi. Yego. Uwagize igitekerezo cyo kuyishyiraho hari igihe byamutwaye abitekereza atarabishyira mu bikorwa nubwo yabyifuzaga. Anabishyize mu bikorwa ntihabura challenge yahuye nazo. Yego. Ariko ko yarabifite ku mutima yarakomeje arastragolinga kugeza uyu munsi bayo uko imeze uyu munsi. N'inzu dutuyemo uyu munsi ari amasare y'inama n'ibindi birori tujyamo n'amahoteli, ntabwo ahari uyu munsi yahahoze mu myaka nk'ijana ishize. Yego. Hahoze ibisambu, ibintu by'ibyatsi. Yego. Rero ibyo ndabihuza n'icyo warumbajije mvuga ko umuhanzi uza mu muziki ashaka kuvuga ngo nkujemo urahita ugira icyuma, uwo nguwo namubwira ngo hindura icyerekezo aho hantu ntabwo ari ahandi, ayashora ahandi, yashora ahandi. Njye hari nabo njya mbibwira nkababwira nti amafaranga ugiye kwishyura indirimbo wenda yasohoka abantu bakakuvugiriza induru, ntibyaruta ukayagura ihene ukayorora. Kubera ko nk'uko mubimbajije muri ibi bice turimo harimo abahanzi b'ibyiciro wenda reka mvuge bitatu. Hari umuntu ubikora kuko ari impano. Yego. Hari ubikora ashaka kurya abana, hari n'ubikora ashaka kwigana abandi. Yego. Nkavuga nti Steven Mani twariganye none asohoye indirimbo nyumvishe kuri radio, wenda reka mvuge nka radio Isangano kuko niyo ya hano mwibi bice. Yego. Cyangwa se akayumva no ku yindi radio iyo ariyo yose. Akavuga ati ubwo Steven yasohoye indirimbo nanjye reka nyisohore. Wenda Steven wafite impano, wowe Jimmy uyisohoye kugira ngo wigane Steven ariko réellement nta mpano ufite. Yego. Abo barahari. Hari abandi babikora bafite impano koko rimwe na rimwe ugasanga abo bantu bazitirwa naho nuko nta n'ubushobozi bafite. Yego. Hakaba n'abandi bavuga bati mani ngewe abadada nibanyumva nakoze ingoma bazahita banyemera n'abanyangaga bazahita ari byo mu materime y'ubu bavuga ngo kurya abana. Ibyo byiciro rero byose birahari. Ariko ngewe nkavuga ngo kuri ubu niba ubona ikintu cyose uri kugikora nta nyungu kibonamo, byaba byiza niba watwaraga moto ukabona nta kivamo, jya guhinga inyanya niba ho hari ikivamo. Yego. Ntawe uzabigusekera nanaguseka azaba yirengagije ukuri. Kuko turi muri monde ya benefice. Yego. Ni ukuvuga ngo niba wicaye ahantu iminota 30 uzi neza ko ntacyo uri buhakure, uzi neza ko mu byo uvuga nta na kimwe kiri bwungura bari bubyumve, none se uhari ukora iki? Hita mujye kuryama usinzire. Wenda uvuga uturiya mwanya narasinziriye. Rero inaha barahari abanyempano ariko mu by'ukuri ubusanga niyo pressure bayifite yo kuvuga ngo reka dukore duhite tugira icyo tubona. Yego. Amaji twigeze kuvugaho abantu benshi bazi ko yahereye ku ndirimbo yitwa Uruhinja. Ariko mbere y'Uruhinja Amaji the Black yari afite indirimbo yitwa Urupfu. Nanga urupfu mu rupfura buzima, ibintu nk'ibyo byose yari afite indirimbo kandi nziza. Yari afite indi ndirimbo yitwa Urugendo. Yari afite akarefresi nibuka neza uwo kamuririmbi ariko karavugaga ngo mu rugendo sinzananirwa, ibintu nk'ibyo. Amaji rero tuzi uko yaziye ku Ruhinja bikamukundira, hayeri yarabanje gukora mbere ntibyakunda. Yego. Bruce Melody afite indirimbo nyinshi yagiye akora mu gihe nabaga ndi kuri radio, hari gihe najyaga nzicuranga. Nkababwira abahanzi nimwe gucika intege. Bruce Melody tuzi uyu munsi uririmba izi ndirimbo niwe wahereye kuri izi. Nyamara mwizo muri guheraho ziravuga neza kuruta izo Melody yahereyeho. None se niba we ageze aha mwe nimudacika intege nimushobora kuzanagerayo cyangwa mukanaharenga.
abandi bose uganiriye na benshi ntabwo ari abantu benshi bikundira ngo baze bihite byemera, yego ni bakeya pe. Rero ubutumwa nagenera uwo muntu, nakora ibintu agerageze gukora ibyo ashoboye byose bizima, akoresha impano ye first of all, ayikoresha ibintu maximum ishoboka ye ayitange, none hategereza uko bizagenda, kubera ko ushobora no gukora indirimbo 10 bitarakunda, breakthrough yawe ikazaba indirimbo ya 12, wenda waracikiye intege ku ya kabiri, ariko niba ubona utanabishaka utanabishoboye, nanone wikwibeshya n'umutima wawe ngo uvuge ngo reka nkomeze mpatirize, icara uganire n'umutima wawe numva bitavamo nawe ubwawe, uvuga uti reka njye guhinga. Muri monde ya benefice ni nayo monde yuzuyemo abanyabibazo benshi. Hari abantu bagira ihungabana rikabinjiza mu mastudio kubera ko nta hantu afitiye avugira agahinda kibi muri mu ntekerezo, akabitura mikrofone. Ni isi yuzuyemo ibiyobyabwenge mu buryo runaka, aho umuntu amara guhaga ibiyobyabwenge akabona Eminem yiteho tatu imuhenze, Shenete imuhenze. Mu magambo make urubyiruko rukaba rutwawe n'ibyo rureba binyuze mu kintu giturutse ku ihungabana bifitemo ry'ibintu bararikiye kugeraho, babona batazapfa kugeraho, bakagerageza ibiri hafi biboroheye. Muri abo tugeramo n'abanyamuziki, abaraperi, abakora R&B, abakora injyana izo ari zose, meme no mu nsengero abantu babamo. Umuntu akahagarara mu rusengero ari kuririmba ariko kagira ngo hari umuntu naka ari kubwira. Ibyo bintu rero bigatuma abanyempano n'abandi, uwinjiye mu muziki afite impano, uwinjiyemo afite ibyararikiye runaka, abo bose muri urwo rujya n'uruza harimo intambara, bigatuma abatega amatwi abahanzi n'abaririmbyi n'abanditsi n'abandi bakora ibindi bijyanye n'ubuhanzi bacanganyukirwa mu kubireba. Uyu munsi mfite ikibazo cy'amatsiko nshaka kubaza. Ese ubuzima bw'ibyiyobokamana nka Jimmy Claude n'ubuzima bw'ibyiyobokamana n'ubuzima bwo muri iyo monde y'ipiganwa yo kugira ngo umuntu arwanire ku kumenyekana, ni izihe ngaruka byabitera? Ni gute ipiganwa riri mu iyobokamana, mu muziki w'iyobokamana, ipiganwa ririmo rigira ingaruka kuri ubwo buzima bw'abantu? Ubuzima bw'ibyiyobokamana bukangizwa nuko abahanzi barimba indirimbo zo kuramya Imana no guhimbaza ziri kurengukira mu gushaka kubona inyungu ziturutse mu bihangano bari gukora. Murakoze. Hari umunyamakuru umwe wigeze kumbwira kungezaho igitekerezo, arambwira ati ko hari umuntu uyu n'uyu wari uzwi cyane muri gospel, akaba yarabaye nk'aho bigendamo gake. Sasa njye naramusubije ndamubwira nti warukoze kuntekerezaho no kungezaho icyo gitekerezo, ariko njye focus mfite si yo gusimbura umuntu runaka. Yego, njyewe Imana niba uyu munsi unzi ukaba untekerejeho ngo umbwire ungeze icyo gitekerezo wagize, nuko wabonye byibuze hari akantu nshoboye. Ako kantu gato nshoboye si njye wakihaye, ni Imana yabimpaye. Yego, njye rero target mfite si ukuririmba ngo ndushanwe na runaka. Yego, cyangwa abantu bamenye ni byiza, ariko cyane icyo nifuza nuko bamenye ikindimo kuruta kumenya njye. Ufite indirimbo bita ikindimo. Icyatuma ntuza nayikoranye n'uwo witwa Bright. Yego, hari nawe yageraga agakubitamo hip hop uvuga ngo ikindimo ntikizatuma ngendekera kubera ko umwuka ari umpumekera. Nde naramubwiye ni byanze bikunze njye target yanjye nuko mba numva nifuza ko ikindimo cyagera kuri benshi kuruta uko njye nagera kuri benshi. Cyane ko ijwi ryacu nshobora kurivugira hano nicaye rikazenguruka isi. Yego, ariko njye biragoye ko nazenguruka isi. Yego, narabimubwiye ntiyabyakira neza, yumva ko mutengushye, ariko ibyo nari mpise mbyibuka kuko mumbajije muti benshi hari igihe bari gushaka nyine kuvanga ibyo bintu byose. Hano hanze biragoranye, mwari muvuze muti bigacanganyukisha abantu. Nyine urugero, uyu munsi kwinjira mu gitaramo cya Jimmy Claude ni 25,000 by'amanyarwanda, kandi ivugabutumwa cyangwa se impano yo kuramya itandukanye n'impano y'akazi. Kuko hari igihe umuntu aba ari kubikoramo akazi agakodesha ahantu kugira ngo hajyeyo abantu babikwiriye. None nta nubwo nirengagije yuko abajya muri izo VIP z'ibihumbi 25 cyangwa 30 mu bitaramo ari ahabakwiriye, ariko ikiri gukorwa ni gospel. Ni gospel, ni ubutumwa bureba abakene n'abakire. None niba uri gukora indirimbo
ku bwa business ukaba uri bwishyure hoteli nayo usagura, ibyo bigatuma hari abantu baba limite ku bw'agaciro k'amafaranga ko kuza mu gitaramo cyo kuramya Imana no guhimbaza, kuko hari abahanzi bamwe banakomeye wibuka bacicikishijwe nuko batabona uko bajoininga ibitaramo bikomeye kuko bafite ubwoba bwo kwishyuza abantu kandi bari kuririmbira Imana. Icyo uvuga nibyo. Ku ruhande rumwe umuntu ushobora gucanganyikishwa n'ibyo bihe ntago namushyigikira, kubera ko utabashije kujya muri icyo cyishyuza menshi, hari ibiba byabaye bitanishyuza, rimwe na rimwe ugasanga naho ntitugiyeyo. Ariko ku rwanjye ruhande ibi ndabivuga nka Jimmy Claude, ya monde ya benefice unyumva byumve iri kuganza monde y'ivugabutumwa. Yego, ndabishingira kuki? Uraza gusanga mu by'ukuri nimba umuntu akoreye igitaramo muri arena cyangwa se ahandi hantu, naho mvuze wenda mu gihugu cyacu nsigaye mbona hakunda kubera ibitaramo, arena ntago bayiguhera ubuntu. yego, Nawe hari icyo watanze kugira ngo arena uyihabwe, kandi wenda bitewe na fame ufite urifuza ko haboneka abo bantu benshi, noneho ba bantu ugashaka uko bafatanya nawe kugira ngo wenda wishyure ibyo bintu. Icyo ndacyumva kuko ntabwo nawe washora ibyo bindi, ariko kubera ko ya monde ya benefice iri kugenda iruta monde y'ivugabutumwa, hari n'ahandi wakabaye ukoreraho ubuntu, hari insengero zihari kandi abo bantu bakaba bahagusanga. Impamvu rero umuhanzi X ashobora kudaprefera gukorera mu rusengero for free akajya muri sale, nuko ari gushaka ko icya mbere hari ubikora avuga ati reka nemeze abantu bavuge ko nabonye abantu 3,000, kandi biragoye ko hari insengero za hano nyinshi zijyamo zakira abo bantu. So icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri aravuga ati nanone nanjye narashoye, audio yarampenze, video yarampenze, nanjye ngombe ngaruze kuko aba bantu nibaza bazishyura. Yego, ku rwanjye ruhande rero nkavuga monde ya benefice uko byamera kose iri kugenda iganza, kuko hari umuntu uba yagakoreye n'icyo gitaramo mu rusengero, insengero zirahari zinabereye aho batanamwishyuza, ariko akavuga ati oya aha simpajya, reka njye muri iriya sare niyo ya VIP. Niho rero iyo sare ya VIP iza kuziramo bya biciro. Ariko njye uko mbibona, iyo umuntu yaje kumva ijambo ry'Imana, umwe yicaye muri VIP, undi yicaye muri VVIP, undi yicaye ahabonetse hose, ntabwo ibyo bintu numva ko abo bantu nurumva haba hajemo ivangura, njye niko nabivuga. Mu gihe mu rusengero hari insengero zimwe na zimwe zibikora, ariko ubundi waje mu rusengero bitewe n'amasaha yajeho, bitewe n'amasaha yaziye ashobora kwicara imbere cyangwa kwicara inyuma, hari umwanya. Ariko nujya ahantu bishyuje 20, 10, 5, ntabwo wa 5 araba yishyuye yicaye hamwe naha 25. Bivuze ngo uzasanga hajemo kwa gutandukanya abantu bitewe n'ibyiciro. Yego, so ugasanga rero ku rwanjye ruhande usanga nyine ayo mafaranga ari kugenda mirivugabutumwa, ariko hakaba ari n'abahanzi ibyo bintu babinambye bakavuga ati ngiye nzakora ibitaramo bitishyuza. Uwe nawe niko abyumva, undi nawe niko abyumva bitewe n'ibyo yashoye, ariko kwagushora kugenda nyine rimwe na rimwe kuba nk'akantu ko kwihishaho kugira ngo umuntu avuge ko nawe yashoye akwiye kugira icyo abona. Ariko mu by'ukuri nje nkurikije uko mbibona muri iyi monde ya none, nukora ibyo byose abagamije kugira icyo abona, kandi none kwa kugira icyo abona hari abo bikumira ngo ubutumwa ntibubagereho. Ikibazo ngiye kukubaza ndakikubaza ukinsubize nka Jimmy, umuntu ufite ubunararibonye muri ibi bintu ho akanya. Dufite aba artiste cyangwa tuvuge abahanzi baririmbye indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana igihe kirekire, nyuma y'igihe runaka babona ko ari byiza kuva mu muziki wo kuramya Imana no guhimbaza bakajya mu muziki usanzwe secular, bakajya gukora secular. Uwo muntu akavaho naho agakora bikanga. Dufite n'abandi bantu batangiriye mu muziki wa secular, barawukora ho wenda biranga naho bafata umwanzuro wo kuza muri gospel. Uyu munsi abakristo n'abemera Imana, iyo umuntu atari korari bafite ukuntu bamufata. Urugero, niba Jimmy aririmbye mu rusengero, bakaba bazi ko Steven mu myaka ishize yaririmbaga gospel, akadeviya agahita ajya muri secular, bagahita batangira kugirira amakenga umuhanzi kurenza uko bagirira amakenga umuririmbyi we muri korari. Niye nama wagira abantu bakurikira umuziki w'iyobokamana bafite nayo makuru mu bwonko?
murakoze cyane. Ndabanza ngaya abakristo muri rusange, kubera ko abava hamwe bakajya ahandi, sirtu nk'abava muri gospel bakajya muri sekira, uruhare runini biterwa n'abakristo bagenzi babo, kubera ko hari ibintu byinshi bibaho ugasanga niba umuhanzi X asanzwe aririmba mu rusengero aratahira kubwirwa ngo wakoze Imana iguha umugisha, which is not true. Pasiteri wenda arahembwa ku kwezi, hari ikitorero rimugenera, arabona ibya 10 n'amaturo, ariko wa mukristo ufite impano araza kure guhera ku wa mbere, banamuforce guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru yicaye aho aririmba acuranga, ntibazi ngo yigate. Hari amatorero agerageza agafasha abo banyempano, ariko hari n'atabirebaho. Uwo muhanzi rero inshuro nyinshi hari ubwo avuga ati hano ko mfite impano ishobora no kuntunga ngiye hariya, why not ntajyayo? Aho ngaho uruhare runini ruba rutewe na baba Kristo. Yego, simvuze ngo bamuheke kuri byose, ariko biratangaje kuba uzi neza ko pasiteri ugenda mu modoka ya miliyoni 80 mu rusengero rwawe harimo umunyempano ugufatiye runini, udashobora no kumwishyura, acurangira korari zose, repetition zose aba zirimo, abaye aho udashobora no kuvuga ngo uyu muntu tumuyishyurire yiga amategeko y'umuhanda, basi tuzamuhe n'akazi ajya atwara imodoka y'urusengero tumwishyura 100 ku kwezi. Iyo myumvire irahari. Yego, uwo muntu ko kuretse ubuntu bw'Imana ntazavuga ngo iyi mpano mfite kukiri kumfana ubusa kandi hari aho izanyungukira. Aho rero niyo mpamvu mvuga ngo abakristo ku ruhande rumwe ndabanza mbanenge. Yego, ku rundi ruhande nkiri ku bakristo hari ubwo imyumvire y'abantu iduheza mu kazitiro kamwe. yego, bikumvikana ko wowe ufite impano, ijambo ry'Imana ratubwira ngo mugende mubwirize ubutumwa hose. yego, ariko hakaba ahantu batazakwemerera kuvuga ubutumwa mu burasirazuba, bashaka guhera mu burengerazuba. Hakaba abantu bazakubwira bati niba igitaramo cyabaye uri uwo mu itorero A, nitunabona winjiye mu itorero B tuzagutenga. Hari umukristo rero uvuga ati umuririmbyi cyangwa umunyempano uvuga uti kukibanzirikira aha kandi nge nshaka ko ibindi Imana yampaye byaguka bikagera ahantu hose. Ndaguha urugero rw'umuntu witwa Israel Mbonyi. Israel Mbonyi nta hantu nari nabona ataririmba, ariko abenshi mu bashumba biriya bintu ntibabikunda. yego, abashaka kugumiwe. Kandi none igisekeje kinatangaje kitari nacyo, wa mushumba ugasanga we arashaka kujya kubwiriza hose. Kuki ashaka kuvuga ubutumwa hose akumva ko umuhanzi we na korari itazajya kubuvuga ahandi. Ariko iki ngiki nkakigarukaho mvuga ngo biterwa nuko abashumba benshi baba bafite impungenge y'uko uriya muntu najyayo hakagira ibimukurura atazagaruka. icyo kibazo ngane na Antoine Rutayisire twakivuze ku bijyanye n'imiryango. Yego, aho umupasiteri wo muri mu idini rya A, yego, adashaka ko umukobwa we ashyingirwa n'umuhungu wo muri Z, yego, kandi bose bavuga ngo niba twese twemera Imana bari kwigisha tunabihuze n'ibi. Yego, uzasanga tureke n'umukristo, uzasanga we Steven turi kuganira turi abavandimwe uri bro wanjye, kuko twakuriye mu itorero X. Ejo nimpindura nkajya mu rindi ntazongera kuhamagara ngo nyitabe, ubwo ntago tura tukivindira, kandi itorero ngiyemo ryemera Imana. Nukuvuga ngo rero hari ukwikunda no kwikubira cyane. Ibyo rero twari turi kubivuga kuri abo bantu. Nk'ako kantu wari utambitsemo, niba njyewe hari ingo nyinshi zugarijwe ubu ngubu n'amadivorce, ariko hanini biraterwa n'icyo kintu, kubera ko pasiteri wanjye arashaka ko nshakana n'umuntu wo mu itorero ryacu, kuko gukunda agahita azi icyumweru kimwe namara gushyingirwa. Kandi birashoboka ko mu mikundire yanjye ni ibyo nkunda nta mukobwa ndi kubona wujuje ibyo bintu mu itorero ryanjye. Ese koko aka kantu wenda dushobora no kuzakaganiraho ikindi gihe. Niba njyewe nakunze umukobwa wo mu itorero C, njyewe nsengera mu itorero F, icyakabaye ntugusuko twageze uwo mushinga ku bapasiteri bacu bakareba ubuhamya bwanjye aho nsanzwe, bakareba n'ubuhamya bw'uriya aho asanzwe, babona ari nta makemwa bakabiha umugisha tugahitamo aho tuzasezeraniraho, ubundi bakadushyigikira. Ariko kenshi uzasanga niba ukunze umukobwa mudasengera ahantu hamwe, ubwo baye igicibwa, nta kindi kintu kibayeho. Ubwo iyo topic tuzayiganiraho, kuko muri Bibiliya hari ikintu kirimo kivuga yuko kuba ishyanga rya Isirayeli ryarapfuye rwa rupfu wabonye,
nuko abakobwa bo mu bapagani bashyingiwe n'abahungu n'abakobwa bakivanga nabo mu batari abapagani. Imyemerere irivanga bituma bigira ingaruka ku ishyanga ryose. Pasiteri tukaba nanone twakwemera ko amakenga bagira ashobora kuba afite inkomoko. None se nimba babizi neza ko afite inkomoko kandi n'ibyo byanditswe uvuze ko babizi, ubu ko buri murenge mu Rwanda ufite impuzamatorero kukibaho? Hari amatorero menshi atayemera. Ayo ntayemera, ariko nibura hari ayemera. Ese ibyo byanditswe ntibabizi? Ni cya kintu kigaruka. Itorero ryose riri ku isi riba rifite icyo rinenga irindi rishingiye muri Bibiliya. Urakoze cyane. Na buri rimwe rikaba rifite icyo rishingiye muri Bibiliya. Mu yandi magambo rero, wa muhanzi ushobora kuva muri sekira akajya muri gospel, akenshi hano mu Rwanda ntabwo nzi babaye successful bavuye hamwe ngo bajya ahandi. Ingero zirahari nyinshi ntagiye mu mazina, ariko aho ngaruka kuri baba Kristo, uzasanga na wa wundi wahoze ari muri gospel akaza kubireka. Kudakunda kwe biterwa na baba Kristo, kuko agerayo nawe bakajya bamusenya. Jimmy, ibi bintu siko bizahora. Ufite indirimbo bita siko bizahora, turirimbira akantu gato twumve. Siko bizahora, siko bizahora, hari herezo nshuti yanjye y'ubwo buzima uri gucamo, komeza wizereye Imana kandi uyinambeho mu gihe gikwiriye, uzavuza impundu kandi ushime. Mu buzima bw'ubuhanzi hari indirimbo yawe numvise mu kanya gashize ahantu kuntu. Iyo ndirimbo yitwa ngo iki? Yitwa Irasohoza. Irasohoza, siko bizahora, ubwo irasohoza. Ubwo nishene vuba turayitega. Mu kanya gato turaza kuyumva. Jimmy, Imana iguhe umugisha cyane. Abakomeje kubana natwe kuri DV Family TV, mwagize neza. Twari turi kumwe na Jimmy Claude, wari umunyamakuru, ubu ni umuproducer w'umunyamwuga ubimazemo igihe kirekire. Ni umupapa, arakoze ku gihe cye yaduhaye. Mwakoze cyane kubana natwe. Ndabashimiye nanjye, mwakoze cyane DV Family TV. Murakoze cyane.